Hari abantu benshi batsinze ubuzima nubwo batangiye nta kintu bafite. Ndagira ngo wumve amagambo dutangiranye uyu munsi. Iminsi yose ntihwana. Ubuzima ni uruhererekane rw'ibyiza ndetse n'ibibi. Uyu munsi uba wishimye, ejo ukaba ubabaye. Ushobora kuba ufite amafaranga none, ejo ukayabura. Iby'isi ni ubuzima, niko twabisanze. Umanuka ejo yanazamuka. Twemere uko ibihe bimeze, buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ndetse n'ikinyuranyo. Nkimara kubona ibyo byose, nize kwishimira igihe cyose ndimo, menya kwakira ibije uko byaba bimeze kose. Icyakoze nkagira amakenga, ariko kandi nize kurekura ibigiye kandi nkabirekura nta gihunga, kuko namenye ko igihe gihinduka. Yimenye ibyo byose rero, nsigaye mparanira kubaho nubaha buri muntu wese, kuko ntazi uw'Imana yabikije umugisha wanjye. Ariko kandi twibuke kwirinda kwimakaza ibibi mu mitima yacu. Nongeye kuguha ikaze kandi wowe dukomeje kubana mu kiganiro cya Mike urufunguzo rwanjye, aho tugenda tureba abantu batsinze ubuzima, tukabigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye byabasha nawe kugufasha muri rwa rugendo uri kunyuramo uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwigira kuri King James, amasomo 4 cyangwa se imfunguzo 4 yakoresheje mu rugendo rwe rw'umuziki amazemo imyaka 20. Reka tudatinze, ndagira ngo wumve ibibazo utangiranye uyu munsi. Ese kuki hari abatangirira rimwe inzozi zabo? Abo bantu bamwe bakagera kure, abandi bakabivamo. Bamwe bagakomeza umuziki, abandi bakawuvamo. Hari isomo rikomeye urubyiruko rw'u Rwanda rwakwigira ku rugendo rwa King James. Ntabwo ari uko ari icyamamare gusa, ahubwo n'ibyemezo yagiye afata byakomeje ubuzima bwe, bituma aramba mu muziki. King James yatangiye urugendo rw'umuziki afite inzozi nk'izawe wowe ugiye gutangira umuziki. Mu rugendo rwe yagiye asohora indirimbo zakunzwe, yubaka izina rye buhoro buhoro, kandi akomeza gukora byinshi bigiye bitandukanye. Abantu benshi babona intsinzi ye, ubwamamare afite uyu munsi, ariko ntibabona igihe yamaze mu muziki n'igihe yamaze ahangana n'ibibazo kugira ngo agere ahageze uyu munsi. Ako kantu rero tuvuze niho tugiye gukura amasomo cyangwa se imfunguzo 4 zigiye kuguhindura ubuzima nuzumva neza ukazisobanukirwa. Urufunguzo rwa mbere ni urwitaho, ari narwo ngiye kuvuga.
rushobora kukuvana ahantu hamwe rukakugeza ahandi. Kwihangana kuruta kwihuta. Sinzi nimba wumvishe iri somo rya mbere dutangiranye. Intsinzi irambye ntabwo yubakwa icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri cyangwa ibyumweru bine. Iyo ufite inzozi wemera gutera intambwe gake 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 gake, utera imwe ejo wongera utera indi, ejo bundi wongeraho indi imwe. Ndakeka usobanukiwe urufunguzo rwa mbere. Urufunguzo rwa kabiri rero nurwumva neza rushobora kuguhindurira ubuzima. Reka dukomeze n'urufunguzo rwa kabiri. Kubaka izina biruta gushaka kwamamara ako kanya. Sinzi nimba wumvishe icyo kintu. Izina ryiza ryubakwa n'imyitwarire myiza, kugira umurava n'ibyo ukora buri munsi, ari nabyo biba bizagena ejo hawe heza. Urufunguzo rwa gatatu. Impano yose waba ufite ikenera kuba ufite disipurine. Ntabwo ari impano gusa, haba mu bucuruzi, haba mu ishuri, ahantu hose waba uri ukeneye disipurine. Iki kintu gisubiremo, ukeneye disipurine. Kubera yuko impano yonyine ntabwo ihagije, kubera yuko akazi kose waba ufite ntabwo gahagije. Gahunda ni ugukora cyane no kwiga buri munsi. Ibyo byose no kugira disipurine nibyo bituma uba umuntu ukomeye ugera ku iterambere rirambye. Urufunguzo ni narwo rwa nyuma rwa kane. Nurwumva neza urasanga iki kintu ari icy'ingenzi mu buzima bwawe. Ntukemere ko ibihe bikugena. Wowe uri kunyumva aka kanya, ntukemere ko ibihe bikugena. Mu buzima habaho ibihe byiza n'ibihe bitoroshye bikomeye. Ariko ikibazo si ibyo bihe bikomeye kandi bitoroshye, ahubwo ibyo bihe ubyitwaramo ute? Ni izihe ngamba ufata zibasha gutuma ibyo bihe ubinyuramo? Aho niho ruzingiye. Urugendo rwa King James rero rutwigisha ko intsinzi nyayo itubakwa n'impano gusa. Ndakeka icyo kintu wacyumvishe muri ya masomo ane. Ahubwo intsinzi nyayo yubakwa n'icyerekezo kizima wafashe, disipurine ufite, kwihangana, ndabisubiramo, kwihangana no gukora buri munsi. Wowe se ni irihe somo wigiye muri iki kiganiro, muri ya masomo ane yose twasomye haruguru, waba ugiye kurikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi rikaguhindurira ubuzima? Ryandike muri komenti, wasanga rifashije n'abandi. Ariko tukiri aho, wibuke gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo
iki kiganiro gikomeze kugera ku bandi bavandimwe n'abandi bagenzi bawe, nabo bakomeze kumva ibintu byatuma imitekerereze yabo n'ubuzima bwabo buhinduka.